Muraho nshuti, amahoro y'Imana ahorane namwe. Uyu munsi ngiye kukubwira inkuru y'uyu musore ntaravuga amazina ye kubw'umutekano we. Uyu musore yakundaga umukobwa byasaze, ariko uwo mukobwa aza gutwarwa n'undi musore kubw'uburangare bw'umusore wa mbere. Mu by'ukuri si uko uyu mukobwa atakundaga uyu musore, ahubwo uyu musore mu minsi yose bamaranye nta na rimwe yigeze amubwira ijambo ry'urukundo. Uyu mukobwa mu by'ukuri nawe bitewe n'uko yabonaga uyu musore afite imico myiza yaramukundaga, ariko uyu musore igihe cyose yasuraga uyu mukobwa, mu gihe cyose bamaranye, nta n'ijambo rya I love you yigeze amubwira. Byageze aho uyu mukobwa akeka ko uyu musore amukunda bisanzwe, bituma amufata nka musaza we. Kumbe uyu musore we yakundaga uyu mukobwa byasaze, ariko ntabimubwire. Ubwo ahari yakekaga ko umukobwa abyibwira. Iminsi yaragiye iba myinshi, hashize igihe undi musore abona uyu mukobwa aramubenguka. Uyu musore nakwita inkwakuzi rero, we yasuye uyu mukobwa inshuro ebyiri, inshuro ya gatatu ararikocora. Umukobwa nawe bya bindi byabo ati nzagusubiza undi munsi. Wa musore kubera ko yari inkwakuzi afite gahunda ya danje, ahita ajya atebutsa wa mukobwa amubwira ati igisubizo. Wa mukobwa bituma abona ko wa muhungu afite urukundo koko kandi ko afite gahunda, ararumwemerera. Ntamaze kurumwemerera batangira gukundana. Ibyo abantu bakundana namwe murabizi ntibyihishira. Wa muhungu wa mbere abona wa mukobwa ari gukururana n'undi musore, aramubwira ati se uriya musore bite? Umukobwa amubwiza ukuri, aramubwira ati uriya musore turi kubyumva kimwe, ahubwo mu minsi mikeya iri imbere uzategura ikoti. Umusore ntabyumvishe, ntago y'igihumure. Arangije aravuga ati se ko ngukunda uri gushaka abandi biki? Umukobwa ati se none ko utigeze ubimbwira, uriya akaba yabimbwiye. Umusore nyine arababara, ariko urumva ko byaturutse ku burangare bwe. Niba ukunze umuntu bimubwire, ntiwumve ko uko umukunda ari kubireba mu mutima wawe, kuko ngo nta muzindutsi wa kare wazindukiye ku mutima w'undi. Murakoze, murakarama.